Basuje nanone mbahaye ikaze mu biganiro byacu twibanda kuri Pi Network, umushinga umaze imyaka isaga 6 urimo kwiyubaka. Pi Network rero yabaye umwe mu mishinga ya crypto yakurikiwe cyane ku isi muri imyaka 6 ishize. Abantu barenga miliyoni 100 bagize uruhare mu kuyubaka, bakora mining kuri telefone zabo, bakora KYC, ndetse bagira n'icyizere cy'uko ejo hazaza ha Pi hazazana impinduka mu bukungu bwa Web3. Ariko uko imyaka yagiye ishira, hari n'ikindi kintu cyagiye gikura mu mitima y'abantu benshi cyane y'aba pioneer, aricyo ugushidikanya. Uyu munsi rero so kusabya Pi Network gusa ni ibintu bigenda bivugwa, ndetse n'amarangamutima y'abantu bamaze iyo myaka yose mining Pi Network. Uyu mushinga wa Pi Network rero wagiye utangaza mu bihe bitandukanye, ushyira ama updates menshi y'ibintu ugenda uhugiramo wubaka, ndetse unasaba pioneer kubigiramo uruhare. Ariko nyuma yo gutegereza igihe kirekire, nanone abantu baracyanategereje, abantu bagenda batangira kwibaza, bamwe baninuba, aho bamwe bona bacitse intege cyane bagatangira no gusebya uyu mushinga. Twe ntabwo tuje gusebanya, ahubwo tuje kwibaza mu buryo bufatika niba koko ibyo umushinga wasezeranyije abapioneer bigenda bigerwaho cyangwa se bigenda bihinduka. Ese twaba twiteze kubona ibikorwa bifatika nka open mainnet vuba mu minsi iri imbere? Iyo utegereje rero uko Pi Network yitwaye mu myaka ishize, ikibazo cya mbere abantu benshi bibaza ni ikibazo cy'igihe. Ariko Pi iracyari mu nzira yubaka ibikorwa, mbese ikitegura kugira ngo izajye ku masoko. Open mainnet yaratinze, liquidity iracyafunze, kandi abapioneer twese dusabwa gutegeza twihanganye. Ijambo vuba cyangwa soon ryabaye nk'ikirango gihoraho umushinga wa Pi Network. Ku mushinga wari wo wose, cyane cyane urebwa n'ikoranabuhanga n'imari, igihe burya ni ikintu cy'agaciro. Gutinda cyane tagiye igihe gisobanutse, ibi bintu bitera abantu urujijo, abantu bagatangira kwibaza niba hari icyabuze mu igenamigambi cyangwa mu bushobozi bwo gushyira ibintu mu bikorwa. Ikindi kintu gikomeye ni ikibazo cy'ubuyobozi ndetse n'ubwisanzure, ari byo twita decentralization. Pi Network yatangiye ivuga ko igamije kubaka ifaranga ry'abantu rifite decentralization, ariko mu by'ukuri ibikorwa byinshi by'ingenzi biracyagenzurwa n'itsinda rito riyobora Pi Network, ryanashinze Pi Network, ari ryo Pi Core Team. KYC, migration, access mainnet, ndetse n'imikorere ya ecosystem byose bigaragara nk'ibifite imiryango ifunze. Ku bantu benshi bari baramenyereye igitekerezo cya crypto nk'ikoranabuhanga ridashingiye ku buyobozi bumwe, ibi bituma bibaza niba Pi itarimo kuguma mu buryo bwa centralized system irimo yambaye ariko izina rya Web3. Hari n'ikibazo cya ecosystem ubwayo. Nubwo Pi ifite apps zimwe na zimwe, abenshi bavuga ko ecosystem ikiri nto ugereranyije n'umubare munini w'abapioneer hirya no hino ku isi. Apps nyinshi ntizajya ku rwego rwo gutanga agaciro ka nyako ka Pi kugira ngo Pi Core Team ibe noneho yabwira abapioneer iti igihe cya open mainnet kirageze. Iyo ugereranyije Pi n'indi mishinga ya crypto yamaze gufungura ecosystem zifite liquidity, apps zikoreshwa cyane, imikoranire ifatika n'ubukungu busanzwe, ubona ko Pi mu by'ukuri iracyagaragara nk'iri mu cyiciro cyo kwiyerekana, ikora byinshi, bwira abapioneer n'ibyo bagomba gukora n'ibyo bagomba kwitondera. Ariko kuba open mainnet yahita ijya hanze mu kwezi kumwe cyangwa amezi 2 bigaragara nkaho ari ikintu tutavuga ko kidashoboka, ariko nanone bigoranye bitewe n'imikorere ya Pi Network tumenyereye muri iyi myaka ishize.
ibi byose rero bituma abantu bamwe bavuga bati Ese Pi irimo gutanga substance cyangwa irimo kubaka yubakira kuri optics na hype. Community ya Pi yo irakomeye cyane, ariko community ishingira kuri hype yonyine ntishobora gusimbura utility ifatika. Umuntu umaze imyaka atanga igihe cye, atanga amakuru ye, data mu bikorwa bitandukanye bya Pi Network, ndetse n'uruhare rwe ategereje agaciro k'igihe kizaza. Ariko benshi twatangiye kwibaza ku cyo twita opportunity cost. Ese bizageza ryari? Abantu benshi twatangiye kwibaza tuti ese minute mukuri izageraho ijye hanze? Ese nibizajya hanze izajya hanze ryari? Ese ko iki Pi datanga roadmap ifatika y'amezi y'imyaka n'amatariki ibi byose bizakorerwa? Ibi bintu rero nibyo bituma abapayoniya muri rusange bibaza byinshi, bamwe bagacika intege mu magroupe duhuriramo. Mwarabibonyeho umuntu rwose ushyiraho ikintu ukabona kutsi nabi nkaho ari wowe wakereje project, ariko ba nyiri project bazi icyo bashaka kandi bazi n'ikibereye abapayoniya. Bityo twebwe icyo tugomba gukora ni ukwihangana. Nanone ni ngombwa kudahita tugwa mu mwanzuro wihuse tuvuga ngo Pi ni scam oya, kuko ntabwo umushinga waba scam ngo uri kubaka ibikorwa bimeze gutya, ntabwo bishoboka. Gushidikanya nanone ntabwo bivuze ko tugomba gusebanya. Ushobora gushidikanya bitewe n'igihe, kuko uri umuntu nanjye ni umuntu, ariko nanone ntabwo tugomba gusebanya. Skepticism ntabwo ari negativity ubundi, ahubwo ni ikintu cyakabaye kiri realism. Niba ntari ibintu bitagenda neza, ariko mu by'ukuri suko ibyo bintu bitarimo kugenda neza, ahubwo bishobora kuba biri kugenda neza gusa bikaba bitarimo kugenda kuri ritme ubishakaho. Iki rero ntabwo cyatuma winuba, ahubwo niko kuri kw'imikorere ya Pi Network. Mu by'ukuri ibi ni ikimenyetso cy'abantu batakiri cyangwa se barangajwe imbere n'amarangamutima gusa. Ariko ku rundi ruhande ni abantu bashaka ibisobanuro bifatika cyane cyane kuri Pi Core Team. Gusa Pi Core Team yagiye bivuga kenshi ko irimo kubaka ikintu gifatika kandi kizaramba. Pi Network iri mu cyiciro aho amagambo atagihagije. Icyo abantu benshi bategereje muri iyi minsi ni ibintu bitatu by'ingenzi: ni transparency isobanutse, ni decentralization igenda igaragara mu bikorwa, ni utility nyayo igaragara mu buzima bwa buri munsi. Abantu baravuga bati niba Core Team ishaka kongera icyizere mu bapayoniya, ntabwo bagomba gukoresha amagambo gusa cyangwa amaslogans n'ibyo batangaza buri gihe. Batahubwo hakeneye ibikorwa byumvikana, hakeneye ingengabihe zisobanutse, hakeneye gufungura ecosystem mu buryo bufatika no kureka isoko n'abantu bagatangira kugena agaciro ka Pi binyuze mu ikoreshwa nyaryo. Igihe ibyo bitaraba rero gushidikanya bizakomeza kwiyongera, kandi si ikosa ry'abantu ry'abapayoniya ry'umuryango wa Pi Network, ahubwo ni umusaruro w'ibyo babona. Gusa nanone kwihangana ku rundi ruhande nibyo bikenewe kurenza kwijujuta ndetse no kuba twasebye umushinga tumazemo igihe kinini kandi tubona progress, tubona iterambere ry'uyu mushinga umunsi ku munsi. Pi Network muri make cyafite amahirwe, ntabwo iyo mahirwe rero yapfuye. Umubare w'abantu, imyaka y'ubwubatsi, imyaka imaze bubaka ibintu bitandukanye n'ibikorwa remezo byubatswe byose bifite agaciro, ariko amahirwe ntiyihindura umusaruro mu gihe adashyizwe mu bikorwa. Igihe kirimo kugenda, ariko nanone kwihangana kw'abantu kugomba gukomera. Ntitugomba kugira ukwihangana kugira imipaka muri uyu mushinga wa Pi Network. Uyu rero ni umwanya w'ingenzi kuri Pi Network. Ni umwanya wo gukomezanya hagati y'abapayoniya, ni umwanya wo gukomeza kugira icyizere, ni umwanya wo gukomeza isezerano twahawe na Pi Core Team, ni umwanya wo gukomeza gushingira icyizere ku byo tubona bigenda byubakwa binatangazwa na Pi Core Team mu dashboard buri gihe.
kuba rero umuntu yibaza ibibazo, abaza ibibazo, ko umuntu ashobora gushidikanya, ko umuntu wenda yakwishuta ati payi kuba timu ko itadusobanura muri rusange, ko ntacyo tugezaho bifatika, ibyo bigomba kubaho. Ariko nanone ntabwo bigomba kuba uburyo bwo gusebanya cyangwa no guhakana ko payi ari proje. Abantu bakavuga bati iyi project izarangira ari scam. Ntabwo project imeze gutya yamaze no kujya open network, yamaze kujya hanze, ntabwo yaba scam, ahubwo ni ikibazo kigiye gusa. Twe tugomba gutegereza, tubona byinshi birimo bikorwa, tubona ikoranabuhanga rya AI rigezweho rigenda ryongerwa muri Pi Network. Kandi mu isi ya crypto hari imishinga myinshi yagiye ipfa pe, itaranagira naho Pi irahari myinshi cyane. Ukabona umushinga mining irarangiye, bahise bashyira coin hanze, ndetse bakayishyira hanze na mining ikirimo. Twabonye imishinga myinshi cyane, ariko Pi Network twamaze kubona ko ari ikindi kintu kigiye guhindura ubukungu bw'iso. Icyo dusabwa twe ni ukomeza gushikama tukihangana, kuko ibyiza biri imbere.